Hari uburyo urukundo rutavugwa n'amagambo ahubwo rukagaragarira mu bikorwa. Hari abavuga bati ndagukunda, ariko hari n'ababivuga bakoresheje ibikorwa bya buri munsi. Ni ibintu bito ariko bifite ubusobanuro bukomeye cyane. Muraho neza, dukomezanyije urugendo rushingiye ku gitabo cyitwa The 5 Love Languages, indimi 5 z'urukundo, cyanditswe na Gary Chapman. Uyu munsi tugiye gusesengura ururimi rwa 4. Ni ururimi rw'urukundo rutavugwa n'amagambo, ahubwo ni ururimi rw'ibikorwa. Ariko ikibazo gikomeye ni iki: ese wowe uzi kuvuga uru rurimi? Ese uburyo ugaragaza urukundo uwo ukunda arabibona? Muri uyu mwanya tugiye kuvumbura uburyo ibikorwa bito bishobora guhindura urugo rwose. Tugiye kureba kandi uburyo wakuzuza umutima w'uwo ukunda ukawuzuza urukundo utavuze ijambo na rimwe. Tugiye kureba kandi n'impamvu rimwe na rimwe indabo 1000 zidahagije, ariko igikorwa kimwe kigahindura ibintu byose. Iri ni isomo rishobora guhindura urukundo rwawe. Ni isomo rishobora guhindura ubuzima bwawe, rigahindura n'urugo rwawe burundu. Iyi ni inkuru y'urukundo. Urukundo ruvugwa n'ibikorwa. Ibikorwa ukorera uwo ukunda cyangwa uwo mwashakanye, acts of service. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho. Muribuka aho twagarukiye ubushize tuvuga ku nkuru ya Jimmy na Janice? Niba utayibuka, wakurikirana umusozo w'icyigisho cy'ubushize ku rurimi rwa 3 rw'urukundo. Mbere yuko tuva mu kuri iyo nkuru ya Jimmy na Janice, reka twongere dusuzume igisubizo cya Jimmy ku kibazo namubajije nti, ese wumva ukundwa na Janice? Yaransubije ati, kuva kera mbona nkunda rwose. Yarakomeje ati, niwe mugore uzi gukora isuku kurusha abandi bose ku isi. Ateka neza cyane, yita ku myenda yanjye, akayimesa kandi akayitera ipasi. Aramfasha cyane, akita ku bana, nzi neza akankunda. Ururimi nyamukuru rw'urukundo rwa Jimmy nirwo nise ibikorwa ukorera undi, acts of service. Ibi bisobanura gukora ibintu uzi neza ko uwo mwashakanye yakwishimira kumukorera, ukabikora ushaka kumunezeza, umufasha, ukamwereka urukundo rwawe unyuze mu bikorwa umukorera. Ibikorwa nk'ibi: guteka, gutegura ameza, koza amasahane, gukora isuku mu nzu, gusukura ubwiherero, gusukura indorerwamo, gukuraho udukoko ku kirahure cy'imodoka, kujugunya imyanda, guhindurira umwana pampa, gusiga irangi mu cyumba, guhanagura ivumbi ku bitabo, kwita ku modoka igakora neza, kuyoza, gukata ibyatsi, gutema ibihuru, gutoragura amababi, guhanagura ibirahure by'amadirishya. Ibi byose ni ibikorwa ushobora gukorera undi muntu. Bisaba kubitekereza, kubitegura, bisaba igihe, imbaraga n'umuhate. Iyo bikozwe n'umutima mwiza, biba ari uburyo nyakuri bwo kwerekana urukundo. Yesu Kristo yatanze urugero rworoshye ariko rukomeye cyane rwo kwerekana urukundo binyuze mu bikorwa igihe yozaga ibirenge by'abigishwa be. Ibyo tubibona muri Yohana igice cya 13 umurongo wa 3 kugeza uwa 17. Mu muco w'icyo gihe, aho abantu bambaraga sandari bagatambuka mu mihanda irimo ivumbi, byari ibintu bisanzwe ko umugaragu yoza ibirenge by'abashyitsi. Yesu yari yarabigishije gukundana. Icyo gihe yasutse amazi ku mbehe, afata igitambaro, atangira kuboza ibirenge. Nyuma y'icyo gikorwa cyoroheje cy'urukundo, yabashishikarije kumwigana. Mbere yaho, Yesu yari yaravuze ko mu bwami bwe ushaka kuba mukuru agomba kuba umugaragu. Mu mico myinshi, abakomeye bategeka aboroheje, ariko Yesu yavuze ko abakomeye ari abakorera abandi. Intumwa Pawulo nawe yabivuze mu magambo magufi ati, mukorerane mu rukundo. Ibyo tubisanga mu Bagalatiya igice cya 5 ku murongo wa 13. Navumbuye imbaraga z'uru rukundo rw'ibikorwa umuntu akorera undi mu mudugudu muto witwa China Grove. Aho ni muri leta ya North Carolina. Ni ahantu hari abaturage bake. Ubuzima bwabo bukaba bwo kujya mu kazi no ku rusengero. Umunsi umwe nyuma ya gahunda yo ku rusengero, nahagaze munsi y'igiti maze haza Mark na Mary. Ntabwo nari mbazi,
ariko baraje baganira nanjye. Mariko arambaza ati ese abashakanye bashobora kubana neza mu gihe badahuza ku bintu hafi ya byose? Numvise ko iki kibazo gifite inkomoko ku buzima bwabo bwite, nuko ndamubaza nti mumaranye igihe kingana iki mushakanye? Ati imyaka 2 kandi ntitwumvikana ku kintu na kimwe. Atangira gutanga ingero, aravuga ati avuga ko akunda kujya guhiga ariko Mary akaba atabishaka, ngo iyo igihe cyo guhiga kirangiye ajya kuroba, hari n'igihe afata ikiruhuko ku kazi akajya guhiga. Mary nawe yaravuze ati ntashaka ko njya mu rusengero buri gihe, iyo nshatse kujyayo aranenga cyane. Hanyuma noneho bagaruka mu mirimo bakora mu rugo. Mary yaravuze ati ashaka ko igihe ndi mu rugo nkora buri kintu cyose. Mariko nawe ati iyo ngeze mu rugo mba nifuza kuhagera hasukuye, amafunguro yateguwe, ariko usanga inzu isa nabi, umwana nawe atitaweho neza. Mary nawe ahita asubiza ati kuki adashobora kumfasha? Atekereza ko umugabo adakwiriye gukora imirimo yo mu rugo. Nabonye ko impaka zirimo gukomera, nuko ntangira gushaka igisubizo. Nabajije Mariko nti mbese igihe mwari mukirambagizanya wajyaga guhiga buri gihe? Ati yego, ariko nahoraga nza kumureba nimugoroba, ndetse nkabanza no koza imodoka mbere yuko mugeraho. Mary nawe ahita asubiza ati yazaga hafi buri munsi, yamfashaga mu mirimo yo mu rugo, tukanaganira igihe kirekire. Nabajije ibijyanye no kujya ku rusengero, maze Mariko aransubiza ati najyaga njyana nawe kuko aribwo twabonaga umwanya wo kubonana. Mariko yongeraho ati ubwo ibyo ni Mary wahise abisubiza, arasubiza ati yabikoraga nta kwinuba, yanamfashije mu bikorwa byinshi by'ishuri ndetse n'iby'itorero. Noneho bakivuga ibyo nahise mbonaho ikibazo kiri, nuko mbaza Mary nti niki cyatumye wizera ko Mariko agukunda mbere yuko mushingiranwa? Nawe yahise ansubiza ati nuko yamfashaga muri byose, yari afite umutima wo kugira ibintu ankorera. Ati mu basore bose twari tuziranye nta wundi musore wabikoraga gutyo. Hanyuma mpita mbaza Mariko nti kuki wakoraga ibyo byose mbere yuko mushyingiranwa? Nawe ahita ansubiza ati byari ibintu bisanzwe kuri njye, nibyo bintu nifuzaga gukorerwa n'umuntu nkunda, bityo nanjye nkabikorera undi. None se kuki wari ubiretse nyuma yuko mushingiranwe? Icyo ni ikibazo nahise mubaza. Nawe yahise ansubiza ati natekerezaga ko ubuzima bugomba kumera nk'uko nabubonye iwacu. Yakomeje agira ati iwacu papa yitaga ku bikorwa byo hanze y'urugo, mama akita ku mirimo yo mu rugo yose. Aha nari nizeye ko Mariko atangiye kubona ibyo nanjye nabonaga, nuko ndamubaza nti Mark, ni iki wumvise Mary yavuze? Ikintu yavuze ko cyatumaga yumva akunzwe igihe mwari mukirambagizanya ni ikihe? Ahita ansubiza ati yavuze ko kumufasha imirimo cyangwa kugira imirimo nkorana nawe. Hano rero tukabona yuko burya ibyifuzo biba icyerekezo cy'urukundo, ariko amabwiriza cyangwa gutegeka bibuza urukundo gutembera. Nakomeje kubaza Mariko nti none se wabashije gusobanukirwa ukuntu Mary ashobora kumva adakundwa igihe wahagarika kumufasha mu mirimo runaka? Yanyeganyije umutwe aremera. Nakomeje ngira nti byari ibisanzwe ko ukurikiza urugero rw'ababyeyi bawe mu rugo rwanyu. Benshi muri twe tubigenza dutyo, ariko imyitwarire yawe kuri Mary yarahindutse cyane ugereranyije n'igihe mwari mukirambagizanya. Ikintu kimwe cyamuhaga icyizere cy'urukundo rwawe cyaburiwe irengero. Hanyuma mpindukira Mary ndamubaza nti ni iki Mariko yavuze? Igihe namubazaga nti kuki wakoraga ibyo byose ugerageza gufasha Mary igihe mwari mukirambagizanya, Mary yahise ansubiza ati yavuze ko ari ibintu bisanzwe kuri we, ngo ni ibintu yiyumvamo. Nahise musubiza nti nibyo, nkomeza mubwira nti wibuke kandi yanavuze ko ibyo ari byo bintu nawe yakwifuza gukorerwa n'umuntu umukunda. Yakoraga ibyo byose kuko mu bitekerezo bye ari bwo buryo bwo kwerekana urukundo, ariko nyuma yo gushyingiranwa, ubwo mwatangiye kubana mu rugo rwanyu, yiteze ibintu byinshi kuri wowe. Yibwiye ko uzakora isuku, ugateka n'ibindi byose. Mu magambo make, yibwiye ko uzakora ibikorwa bimwereka urukundo.
none rero igihe yabonaga utakibikora urumva impamvu nyine yumvise ko adakundwa. Mary nawe yanyeganyije umutwe abyemera. Noneho nanjye nakomeje ngira nti ndakeka ko impamvu mutishimye mu rugo rwanyu ari uko nta muntu n'umwe muri mwe ugaragaza urukundo mu buryo buri umwe akorera undi. Mary ahita avuga ati ntekereza ko ari byo, kandi impamvu nanjye nahagaritse kumukorera ibintu ni uko nari nararambiwe uburyo yakomezaga kunkangurira ibintu byinshi akagenda bintegeka. Mary yakomeje agira ati byari bimeze nk'aho ashaka kuntegeka kumera nka nyina. Naramusubije nti nibyo rwose, nta muntu ukunda guhatirwa gukora ibintu. Urukundo rutangwa ku bushake, ntirutegekwa. Dushobora gusaba ibintu ariko ntitugomba kubitegeka. Ibyifuzo biha icyerekezo urukundo, ariko amabwiriza atuma urukundo rudatembera. Mariko noneho ahita yinjira mu kiganiro aravuga ati menya ari byo koko Dr. Chapman, namutegekaga ibintu byinshi ndetse nkanamunenga, naho burya nari naramuciye intege. Ndibuka ko navuze amagambo menshi mabi kandi ndumva neza impamvu byamubabaje. Naramubwiye nti ntekereza ko ibintu bishobora guhinduka mu buryo bworoshye muri iki gihe. Nahise nkura udukarita mu mufuka, reka tugerageze iki kintu. Niko nahise mbabwira nti buri wese yicare kuri esikariye z'urusengero akora urutonde rw'ibyifuzo. Mpita mbwira Mariko nti andika ibintu 3 cyangwa 4 Mary ashobora kugukorera, noneho igihe uvuye ku kazi ugarutse mu rugo wasanga yabikoze bigatuma wumva ukundwa. Niba no gusasa uburiri ari ikintu cy'ingenzi kuri wowe, nabyo ubishyire ku rutonde. Nahise mbwira na Mary nti nawe andika ibintu 3 cyangwa 4 wifuza ko Mariko yagufashamo. Bya bintu ashobora gukora bimuvuye ku mutima maze bikakwereka ko agukunda. Hano rero murumva yuko akantu ko gukora urutonde ndagakunda cyane, kuko urutonde rutuma dutekereza neza ku bintu bifatika. Nyuma y'iminota 5 cyangwa 6 banshikirije intonde zabo. Urutonde rwa Mark rwari ruriho ibi bintu yifuza ko Mary yajya arakora. Icya mbere, gusasa uburiri buri munsi. 2, gusanga umwana bamukarabije asa neza mu maso igihe ngeze mu rugo. 3, kugera mu rugo ngasanga yabitse inkweto ze mu kabati. Ikindi, gutangira guteka mbere yuko ngera mu rugo kugira ngo dushobore kurya mu minota itarenze 30 cyangwa 45 maze kugera mu rugo. Nasomye urwo rutonde n'ijwi riranguruye maze mbwira Mark nti ndumva ushaka kuvuga ko Mary akoze ibi bintu 4 akabikorana ubushake, wowe wabifata nk'ibikorwa by'urukundo kuri wowe. Ahita nsubiza ati nibyo, aramutse abikoze byahindura cyane uko mubona. Hanyuma nsoma n'urutonde rwa Mary. Mary yari yanditse ati ndifuza yuko Mark yajya yoza imodoka buri cyumweru atarindiriye ko ari njye ubikora. Ikintu cya kabiri ati igihe ageze mu rugo yajya ahindura impapuro z'umwana cyane cyane igihe nkiri guteka. 3, yajya mfasha gukora isuku mu nzu nibura rimwe mu cyumweru. 4, mu mpeshyi yajya akata ibyatsi buri cyumweru ntibirinde bikura cyane ngo bikururumbe. Naramubwiye nti Mary, ndumva ushaka kuvuga ko Mariko akoranye ibi bintu umutima ukunze, wabifata nk'ibimenyetso nyakuri kagukunda. Ati nibyo rwose, byaba ari byiza cyane aramutse abinkoreye. Nabajije Mark nti ese ibi Mary asaba birashoboka kuri wowe? Ati yego birashoboka. Nabajije na Mary nti ibiri kuri uru rutonde rwa Mariko wewe urabona wabikora? Nawe arasubiza ati yego nabikora. Kera numvaga ndemerewe kuko uko nakoraga ibintu icyo ari cyo cyose numvaga we kuri we bidahagije. Nabwiye Mark nti urabona ko ibyo ngusaba bihabanye nuko bimeze ku babyeyi bawe. Arasubiza ati ariko data yajyaga akata ibyatsi kandi akanoza imodoka. Nibyo, ariko ntiyahinduraga impapuro z'umwana cyangwa ngo akore isuku mu nzu, sibyo? Nawe arasubiza ati nibyo. Naramubajije nti si ngombwa ko ubikora ubyumve neza, ariko nuramuka ubikoze bizaba ari igikorwa cy'urukundo ukoreye Mary. Tekereza, wari uzi ko ibyo dukorera na
mbere y'uko dushyingiranwa atari byo byerekana neza ko ariko tuzakomeza kubikorana nyuma yo gushyingiranwa? Nabwiye Mary nti urumva ko nta tegeko ririho rigusaba gukora ibi bintu, ariko niba ushaka kwereka Mark urukundo, iyi ni inzira yagufasha kumushimisha. Ndagusaba kubigerageza mu gihe cy'amezi 2 ukareba niba bizagira icyo bibafasha. Nyuma y'amezi 2 mushobora kongeraho ibindi byifuzo ku rutonde rwanyu mukabiganiraho, ariko si byiza kongeraho ibintu byinshi icyarimwe. Ntimukongereho ibintu birenze kimwe buri kwezi. Mary yaravuze ati ibi birumvikana neza cyane. Mark nawe ati uradufashije rwose. Bahise bafatana amaboko berekeza ku modoka yabo, nanjye ndavuga nti ndumva ibi ari by'itorero rigamije. Ndumva nzishimira kuba umujyanama w'abantu bagize itorero. Sinigeze nibagirwa icyo gikorwa cyabereye aho ngaho n'ibiganiro twagiranye uwo munsi munsi y'icyo giti. Nyuma y'imyaka myinshi nkora ubushakashatsi, nasanze uko Mark na Mary bari bameze ari ibintu byihariye cyane kuri bo. Ni gake cyane mpura n'abantu bashakanye bagashakana bombi bahuje ururimi rw'urukundo. Kuri bombi ururimi rwabo nyamukuru rw'urukundo ni ibikorwa ukorera undi, acts of service. Abantu benshi bashobora kwibonamo Mark cyangwa Mary bakemera bumva bakundwa cyane iyo abo bashakanye bagira imirimo babakorera. Urugero nko kubika inkweto mu kabati cyangwa ahabugenewe, guhindura impapuro z'umwana, koza amasahani cyangwa imodoka, gukora isuku mu nzu cyangwa gukata ibyatsi. Ibi byose bifite icyo bivuze cyane ku muntu ufite ururimi rw'urukundo. Wenda ushobora kwibaza uti nimba Mark na Mary bari bafite ururimi rumwe rw'urukundo, kuki bari bafitanye ibibazo byinshi? Igisubizo nuko bavugaga indimi zinyuranye z'uru rukundo rumwe. Bakoreranaga ibintu ariko si byo byari iby'ingenzi kuri buri wese. Igihe batekerezaga neza ku bintu bifatika, bahise babasha kumenya neza icyo buri wese akeneye. Kuri Mary, koza imodoka, guhindura impapuro z'umwana, gukoropa inzu no gukata ibyatsi, ibyo nibyo byari iby'ingenzi kuri we. Ariko kuri Mark, gusasa uburiri neza, koza umwana, gushyira inkweto mu kabati no gutangira guteka mbere y'uko ataha nibyo byari ingenzi kuri we. Igihe batangiye gukoresha ururimi nyakuri rw'umwe ku wundi, imitima yabo yatangiye kuzura urukundo. Kubera ko ibikorwa byo gukorera undi ari byo by'ingenzi kuri bo. Rero ibi ni ibintu by'ingenzi tugomba kuzirikana. Kwiga uburyo bwihariye bwa buri wese byababereye ibintu byoroshye. Mbere y'uko mva ku nkuru ya Mary na Mark, reka mvuge ibintu 3 by'ingenzi cyane. Icya mbere dushobora kubavugaho, ibyo dukorerana mbere yo gushyingiranwa si byo byerekana neza ibyo tuzakora nyuma yo gushyingiranwa. Mbere tuba turi mu rukundo rushyushye, ariko nyuma dusubira ku mico yacu isanzwe. Aho twavugamo ibyo twabonye ku babyeyi bacu, imico yacu bwite, uko dusobanukiwe urukundo n'ibyifuzo n'amarangamutima yacu. Ikintu kimwe cy'ukuri ni iki: nyuma yo gushyingiranwa, imyitwarire yacu ntikomeza kumera nk'iyo twari dufite igihe twari tukiri kurambagizanya. Ni ukuvuga cyagiye twari tukiri mu rukundo rushyushye. Ikindi kintu cya kabiri ngira ngo tuvuge kuri Mark na Mary, urukundo ni icyemezo, urukundo ntirutegekwa. Mark na Mary bari barafashe inzira yo kunyegana no gutegeka, ariko ntibabone igisubizo. Ariko igihe batangiye gusaba aho gutegeka, ibintu byarahindutse. Kunyegana no gutegeka rero bitandukanya abantu. Nubwo ushobora gutuma uwo mwashakanye yemera ibyo ushaka kubera igitutu, ariko ibyo ntabwo ari urukundo, ahubwo ibyo tubona yuko ari bibi cyane. Ikindi tugomba kuzirikana kuri iyi ngingo ni uko ushobora kuyobora urukundo ukoresheje ibyifuzo. Ukavuga uti nakwishimira ko wakoza imodoka, nakwishimira ko wahindurira umwana ugakomeza, nakwishimira ko wakata ibyatsi. Ukabivuga utangije iyo jambo ngo nakwishimira ko. Ariko ntushobora gutegeka umutima w'umuntu. Buri munsi buri wese agomba guhitamo gukunda cyangwa kudakunda uwo bashakanye. Iyo ahisemo gukunda kandi akabigaragaza mu buryo uwo bashakanye akeneye, urukundo rugenda neza. Ikindi kintu cya gatatu twavuga kuri Mark na Mary, ibi bintu byose tubonye kuri Mark na Mary ni ibintu byumvwa n'abantu bakuze mu mitekerereze y'urukundo.
iyo uneguwe n'uwo mwashakanye ibyo byerekana neza, ni ukuvuga ngo ibyo bihita bikwereka neza icyo uwo mwashakanye akeneye kurusha ibindi. Kunenga cyane ni ibintu bibabaza cyane. Kunengana ni uburyo budakora neza mu gihe uri gusaba kugaragarizwa urukundo. Iyo tubyumvise bidufasha kwakira kunegurwa mu buryo bwiza. Urugero, umugore ashobora kubwira umugabo ati ibyo umbwiye birasa naho ari ibintu by'ingenzi cyane kuri wowe, wansobanura impamvu ari ingenzi gutyo. Ibiganiro nk'ibi bishobora guhindura kunegura bikaba icyifuzo aho kuba itegeko. Urugero, kuba Mary yaraneguraga cyane uko Mark yajyaga guhiga si uko yangaga guhiga, ahubwo yabibonaga nk'ibintu bituma Mark adakora ibikorwa bimugaragariza urukundo. Igihe Mark yigaga kuzuza icyifuzo cye, Mary nawe yabonye umudendezo wo kumushyigikira mu byo akunda, harimo no guhiga. Reka tuvuge no kuri iyi ngingo, igikorwa cy'igitambaro cyo gukandagirwaho cyangwa urukundo nyakuri. Umva amagambo y'uyu mugore: namukoreye imyaka 20, namwitayeho muri byose, nari nkiri igitambaro cyo gukandagirwaho mu gihe yanyirengagizaga, akamfata nabi, akanansuzugurira imbere y'inshuti z'umuryango. Simwanga, nta kibi mwifuriza, ariko mufitiye umujinya kandi singishaka kubana nawe. Urumva uwo mugore amagambo yavuze? Uwo mugore yakoreye umugabo we ibikorwa by'urukundo, abimukorera imyaka 20, ariko ntibyabaye ibimenyetso by'urukundo. Ibyo bikorwa byakozwe kubera ubwoba, byakozwe kubera umubabaro n'umujinya w'imbere muri we. Kubera impinduka zabaye mu mibereho y'abantu mu myaka 30 ishize, ntihakiriho ishusho imwe rusange igaragaza neza uruhare rw'umugabo n'umugore mu muryango. Igitambaro cyo gukandagirwaho ni ikintu kitagira ubuzima. Nawe urumva igitambaro nta buzima kiba gifite. Gishobora gukandagirwa, gukubitwa cyangwa gukinirwaho uko umuntu ashaka. Ntigifite ubushake bwacyo. Icyo gitambaro turi kuvuga gishobora kuba umugaragu wawe, ariko ntigishobora kuba umukunzi wawe. Iyo dufata uwo twashakanye nk'ikintu rero, tuba twamaganiye kure amahirwe yo kugira urukundo nyarwo. Gukoresha umujinya mu kuyobora undi, nko kuvuga uti uramutse uri umugabo cyangwa uramutse uri umugore mwiza wakora ibi, ibyo ntabwo aba ari urukundo. Ahubwo noneho tubona ikindi kintu ko gutera ubwoba, ugasanga umuntu aravuze ati ugomba kubikora, bitabaye ibyo uzabyicuza. Nibyo nabyo nta rukundo rurimo. Nta muntu ukwiriye kuba igitambaro cyo gukandagirwaho. Umuntu si ikintu. Dushobora kwemera gukoreshwa, ariko mu by'ukuri turi abantu bafite amarangamutima, turi abantu bafite ibitekerezo n'ibyifuzo, dufite ubushobozi bwo gufata ibyemezo no gukora. Kwemera gukoreshwa cyangwa kuyoborwa n'undi ntabwo ari urukundo, ahubwo ibi dushobora kubifata nko kwiyangiriza. Iyo ubigenje utyo rero, bituma undi muntu akuza imico mibi idafite ubumuntu. Nimba witwaye nk'igikoresho cy'uwo mwashakanye, icyo gihe ntabwo uba ukiri umukunzi we, bituma ahubwo ya mico mibi yo kumva agomba kugutoteza, kugukandamiza, iyo mico bituma ikura. Tugiye noneho kureba kandi kantu kavuga ngo gutsinda imyumvire isanzwe. Kwiga uru rurimi rw'urukundo bisaba ko bamwe twongera gusuzuma uko tubona inshingano z'umugabo n'umugore mu rugo. Mariko tubona yuko yakoraga nk'uko benshi muri twe dukora, yakurikizaga urugero rw'ababyeyi be. Ariko turabona yuko atanabikoraga neza, kuko yavuze yuko se yajyaga yoza imodoka akanakata ibyatsi, ariko Mariko twabonye yuko we ibyo atabikoraga. Nyamara mu bitekerezo bye, icyo ngo nicyo cyashushanyaga umugabo mwiza. Ntiyigeze atekereza ko yakora isuku mu nzu cyangwa ngo ahindure impapuro z'umwana, ariko icy'ingenzi ni uko yemeye guhindura iyo myumvire nyuma yo kubona ko ari ingenzi cyane ku mugore we Mary. Ibyo ni ingenzi kuri twe, cyane cyane iyo ururimi rw'urukundo rw'uwo twashakanye rudusaba ibintu tubona ko bidahuye n'icyo twumva twakorera abo twashakanye. Nubwo muri iki gihe hatakiriho ishusho imwe ihuriweho y'uruhare rw'umugabo n'umugore mu rugo, ibyo ntibivuze ko nta myumvire ya kera igihari. Ahubwo hari no gusanga yarabaye myinshi kurushaho. Kera abantu bafatiraga urugero cyane cyane ku babyeyi babo, ariko ubu haje televiziyo n'imiryango yabaye
yabayeho mu buryo butandukanye. Ibyo rero bikaba byaratumye abantu bagira ibitekerezo bitandukanye. Ibyo ni ukuvuga yuko rero ari ibintu bishoboka cyane ko wowe n'uwo mwashakanye mushobora kuba mufite imyumvire itandukanye ku nshingano z'umuryango. Kuba witeguye gusuzuma no guhindura iyo myumvire ni ingenzi cyane niba ushaka kwerekana urukundo mu buryo bukora neza. Wibuke iki kintu, nta gihembo kiri mu kugumana imyumvire ishaje, ariko hari inyungu nyinshi cyane mu guhaza amarangamutima y'uwo mwashakanye umufasha imirimo imwe n'imwe. Urugero rw'impinduka, umugore umwe yigeze kumbwira ati, Dr. Chapman, ngiye kohereza inshuti zanjye zose mu mahugurwa yawe. Nanjye mpita mubaza nti kubera iki? Ati kuko amahugurwa yawe yahinduye ibintu byinshi mu ngo zacu. Mbere yayo Bob ntiyigeze amfasha mu kintu na kimwe mu rugo. Twese twatangiraga imirimo yacu icyarimwe nyuma ya kaminuza, ariko imirimo yose yo mu rugo yari iyanjye. Ariko nyuma y'amahugurwa yatangiye kujya arambaza ati, ni iki nagufasha muri uyu mugoroba? Byarantangaje cyane. Mu ntangiriro sinabyizeraga, ariko ubu hashize imyaka 3 akibikora. Yarakomeje ati, mu ntangiriro byari ibintu bisekeje kuko nta kintu na kimwe yari azi gukora mu rugo, ariko nubwo byari bimeze gutyo yari ari kunyereka urukundo mu rurimi rwanjye. Umutima wanjye ukagenda wuzura ibyishimo. Ubazi gukora imirimo yose yo mu rugo kandi ahora amfasha. Rero dufite igihe kinini cyo kubana kuko sinkimara umwanya wose ndi gukora ibintu byose njyenyine. Ati nanjye namenye ururimi rwe rw'urukundo kandi mwitaho. Ese koko ibyo bintu burya biroroshye gutyo? Biroroshye kubyumva yego, ariko kubishyira mu bikorwa ntabwo byoroshye. Dufatiye urugero kuri Bob, yagombaga gusenya imyumvire yari amazemo imyaka 35. Ntabwo byari byoroshye, ariko yakubwira ko kumenya ururimi rw'urukundo rw'uwo mwashakanye no guhitamo kuruvuga bihindura cyane umwuka wo mu rugo. Mu cyigisho cy'ubutaha tuzajya ku rurimi rw'urukundo rwa 5. Ariko mbere y'uko dusoza, zirikana ibi bintu. Niba ururimi rw'urukundo rw'uwo mwashakanye ari ibikorwa cyangwa se imirimo ushobora kumufasha, acts of service, kora urutonde rw'ibyifuzo byose uwo mwashakanye yakubwiye. Buri cyumweru hitamo kimwe ugikore nk'ikimenyetso cy'urukundo. Igihe uwo mwashakanye adahari, fata abana mufatanye gukora imirimo runaka yo mu rugo, ya mirimo we ubwe yagakwiye gukora, muyimufashe. Nagera mu rugo muhite muvugira icyarimwe muranguruye muti, surprise, turagukunda, maze mumwereke ibyo mwamukoreye. Niba ibyo usaba uwo mwashakanye bijya bimubabaza cyangwa bikumvikana nko kumunenga, gerageza kubivuga mu magambo meza hanyuma mubiganireho. Nk'urugero ushobora kuvuga uti, mukunzi wanjye ndagukunda cyane, urakora cyane kandi ndabigushimira. Nzagushimira cyane nuramuka ukase ibyatsi byo muri jaride muri iki cyumweru mbere yo kuwa 4, mbere yuko Mary na Bob baza kudusura. Uzi ko ibyo bivuze ushobora no kumva uwo mwashakanye ahise gusubiza ati, imashini yo kubikata iri hehe ngo mbikore nonaha? Urumva aramutse agusubije atyo ibintu byaba birushijeho kugenda neza. Rero ikindi ugomba kuzirikana, niba ufite amafaranga menshi kurusha igihe, ushobora gushaka umuntu ugufasha gukora ibyo bintu bya bindi uwo mwashakanye yifuza gukora, ugashaka umuntu akabikora ukamwishyura. Bya bindi byose twabonyemo n'ingero zitandukanye: gukata ibyatsi, gukora isuku, koza imodoka, kumesa. Namwe mushobora kuba mufite ibindi byanyu byihariye. Iyo rero ufashe inshingano zo kubitegura, uba ugaragaza urukundo niyo waba udahari. Saba uwo mwashakanye akubwira ibintu bito bya buri munsi wamufasha. Gerageza kubishyira muri gahunda yawe ya buri munsi. Ni ibintu bito ariko bifite agaciro kanini mu rukundo rwanyu. Ikindi kintu ngusaba ni ukuzakurikirana icyigisho cy'ubutaha. Ntuzacikwe.